umugabo ni muzuka nyamara oya Imana ibaho areba kuri computer areba kuri cyangwa c'est pas possible aragaruka mu cyumba arandeba ni wa mutipe ambwira ngo agira ubwo yarazi ko umuzimu wawe uri kuvugira koko we ufite yaragiye gufata pose ya Noel ari kuri Noel 25 agiye abona computer muri computer ahantu harakantu uza kumutuku ka stop arebye abona ni ngewe areba ko nuza iri kuri 0 mu bizamini ntabwo yigeze abiverify aho kuva mu gitondo twumfasha amaraso kumbe type byari byarangiye akora cyavuga ni biki ndikumva se bakora transfusion baranjyana bashyira muri observation bacimekaza monitoring ibiki byose bandaraho bafite ubwoba muri iryo joro nararyamye numva ndimo ndagenda ahantu duva mu aho nayindi numva ndimo ndagenda kandi hakurya y'iyo nkombe no neza biri seriye numva turimo turagenda neza nkumva ni ahantu hatuje nkumva n'abantu barimo baranegereje ndagiye kubera n'ubwoba narikozeho gutya kugira ngo nube nkiriho kuko numvaga ko ndimo ndagenda ibaze nacanaga itara kora nkagira gutya ako ngavuga ngo eske ni inzozi eske ibi bintu ndirimo byo kuri nyuma yaho umuntu wese ngwa muri koma bari misi 10 nazahondi ndakabazungu n'ukuntu bakunda ibitabo koko na hano iyo umuzungu agutije igitabo bitakimusubije aba ari intambara yagutiza umugore ukamugumana nabyo ariko ibitabo no wareba za Vatican biblioteke yabo nicyo kintu cya mbere kirinzwe kurusha na papa mwamutwara mukamukuramo spaghetti ariko igitabo ni kigende koko ibyo bitabo birimo ukuri birimo aho ibintu byavuye kandi ari abirabura basokuru bacu babikoze niyo mpamvu nakubwiye uriya navugaga bya histoire ya Ozire ile histoire iri muri yo tombeau de Unas ari turi muri dans la vallée des rois à quelques kilomètres du Caire ari muri Egypte iyo kasome neza iyo histoire ukayumva bituma wongera kugira amatiko nyo amatiko yongeye atuma njya gusoma ibindi bitabo biri muri les humanités classiques noires sinzi niba ubona aujourd'hui éclafite yo ushaka gukora ibintu neza kwa ko kera ari ibintu ari yugira bure Imana ari giguye impano akunuzikoresha bure kera nariraye kandi narabisabye imbabazi Imana de parce que biri no mu bintu byatumye Imana imbwira ngo uretse gatonda cyagukeneye kako nabonye ko ari Imana iba yagwaye imbaraga nyinshi cyane aho kuno nguzikoreshe ukahita uziryamana buriya nibyo bita ubupfafu eske wowe ubona mu buryo bw'imitekerereze hatari ukuntu baduka cerebrose ni bimwe musige mubona by'amadini wacu umuntu araza akagukora ku mutwe akakubwira ibintu bibi nago navuze ko Imana itabaho faut faire attention kandi njye imbaraga z'Imana ndazemera niba ndi na muzimu uyu munsi ni Imana yatumye ndi hano amasengesho ndayemera mbese faut pas kumeraje ibyo ndimo kuvuga kandi ni no mpamvu bisubiyemo kugira ngo atagira umuntu ubivanga ukuntu njyewe ndimera Imana ariko Imana yacu nayo ugiye gusoma muri Bibiliya sinzano nasome muri Bibiliya yavuze ngo Imana ikunda abantu bajijutse ntabwo navuze ko Imana isaba ko abantu bose baba scientifique oya Imana ishobora no kugusanga sizaho uri koko njyewe Imana nabonye ukuboko kwayo ndanayivugisha ndanayibonye ndanayibona iranangida mu byo nkora Pascal ko hari abantu bameze nkanjye baba bari kutwumva bakubajije ngo Imana wayibonye ute yakuvugishije ute mwavuganye iki wabasha kubisubiza yes Pascal Rwema nakoze bite Pascal ndaho cyane ndashima Imana Pascal rero abantu bo kuri himbi baramaze iminsi bakurekrama bavuga ati wa mugabo Pascal watubwiye ibintu byo guteka ibishyimbo bye harya ni kasure ibintu bya kasure abantu bose bari bategereje kongera kukubona rakoze kabisa kandi bifurije umwaka musha muhire amen tutarabonana muri 2026 nize ko mwese mutangiye umwaka n'ingufu n'ibikorwa bishya kandi nizeye ko Imana yabanye namwe kandi murakoze kandi mukomeze gukurikira Ruhimbi abatari biyandikisha mushire gikumwe turi kumwe Pascal abantu hari ikintu cyambere barambajije ngo nitwongera guhura na Pascal ngo nzababaze ngo ese Pascal ameze neza kuko urabona umuntu yumuhaye amakuru meza 10 ukamuha n'ikuru rimwe ribi
akenshi abantu dukunze kugumana rya kuru ribi 10 meza tukayibagirwa. So banzu barasire kumeze neza ubahereze ku makuru y'ukomeze. Abambonye bushize babonye neza ko narimo ndimo ndagaruka n'ubu ngubu ndimo ndagaruka neza kwa muganga barambwira ngo ni sawa, ari n'imiti bagiye bambwira ngo ngabanye. Urumva ko ikizere kirahari kandi na discipline ni ngombwa iracyakomeje. Meze neza, santé meze neza, na rechite ngira nagize, donc urumva no gushima Imana byose n'Imana ibikora. Ubu ngubu buriya uko ngenda mbona imisi igenda, uko ngenda kwa muganga abona abaganga barashidutse ngo ntabwo bishoboka, umeze neza. Urumva nanjye ikizere kiriyongera kandi numva ashaka gukora byinshi no kongera kupusa umugabo wanjye nkawugeza kure cyane. Voilà, ikindi rero bagiye bakunda kumbaza barambwiye ati uyu mugabo Pascal ko asa n'umuntu w'umuhanga cyane, uzi ibintu byinshi uretse ubundi ibintu byo guteka n'ibintu bya shimi, ubundi ibindi bintu ukora neza ushobora kuvuga ati mbigiyemo ndabishoboye ni bike? Simbizi ariko ni Imana, nzi no gusenga, nzi gusirimba. Reka da ndanacuranga nabyina. Reka da ucuranga izihe? Apana no ndazicuranga kuri radio, apana nini. Yagize ngo kubita igisimba kuri piano. Oya geraga n'ibyanjye byo gibyo. Ariko barankunda n'umuntu ukunda kwizirwa, ni wacu tumeze namuze nuko arameze, abantu dukunda kwishima cyane. Donc voilà, njyewe iyo narangije akazi kanjye ndi umuntu unyurwa kandi iyo nyuzwe ndabyina ndishima, nkunda gusabana, nkunda guhura n'abantu. Uretse ibyo ngibyo ariko ko bambazaga njyewe fategiri nagize Imana utuntu twishinja nkoraho nkumva ndatwumva cyangwa nkafata umwanya nkatwiyingaho tukaza nkora ari ku cyuma atari ibyo ngibyo. Voilà, ngira n'ibitekerezo biri mu strategy uko ngerageza kumva uko isi imeze, ngerageza gusoma cyane, ndasoma cyane ibyo anigiye ngira na meditation, igihe nkunda kuba ndi ngiye nyine kugira ngo nitekerezeho cyangwa nekerezeho isi mu kunyana. Ari igihe nkunda kubaza abantu ikibazo nkunda kubaza abantu, use wamenya aho urumuragana utazi naho utuye, navuze gutura ku isi kuko abantu benshi tuba ku isi, numenye naho turi muri cosmos. Ari ibibazo byinshi nkunda kwibaza, ubuse turi combien de kilomètres hariya bimeze gutya na gute. Hari n'igihe ndeba nk'umujyi, hari n'ibiguna najyamo akonzi nibihabera, hari n'igihe no kuri Google Map nkagrandisa nkareba uko bihagaze. Urumva ni curiosité mba nifitiye. Akasundi we Pascal, ibi bintu bya science ujye byemera Google Map n'ibiki n'ibiki. En fait reka nkubaze ikibazo cyanjye mu buryo bundi butandukanye. Wowe nanjye twarize mu ishuri, uwatwigishije nawe yari yarize, yego ubu nawe afite undi wari wamwigishije. Umuntu wabonye diplome bwa mbere ku isi yigishijwe nande? Yari yigishije ofete ni naho nakubwiye ko ngewe ni naho gira akantu kari MP transversal. Ofete yajyo umuntu wumva ko ari n'umuntu autodidacte ashobora kuba yumva. Bara kujya mu ishuri ni byiza kandi ntabwo ari faut pas décourager abantu b'abana bakiri batoya kuko bigoya discipline yo kujyayo, yo kwicara ku ntebe ugafokasinga ugakurikirana iby'ishuri. Ariko buriya ishuri rya mbere ryiza ni wowe usubiramo ugashiramo ubwenge bwawe ukareba ibintu ukabona ibintu nibyo. Nkanje ari ibintu byinshi nize nzi ko uyu munsi ni fake, ako nafashe umwanya wo kubitekerezaho ndibaza ibibazo ngerageza kureba. Nk'ubu par exemple ari nuze igitabo nagize Imana gutya ndakigura, buri amafaranga yarabona ngo ngira amafaranga nayo ngira ngiye ukunda kugura udutabo, nkunda gufata utwabonnement utuntu kuko ari gihe mbona ikintu nkumva iki ntabwo ndi burare nacyumvishe. Uri ari umugabo witwa Chekanta Diop, uwo ngubu abantu bose baramuzi kuko ari courant panafricain irimo razamuka. Umugabo yanditse ibintu cyane, yakoze amarecherche kuri Egyptologie. Buriya abantu bize Egyptologie za kera njyewe n'ukuntu nabyize muri Afrika cyane ndi muri Afrika, ibintu nize byari ibintu ugiye kumva neza, ni ibintu bya Champollion, Hérodote, umugabo witwa Hérodote yari ngo connaisseur du Nil. Ariko byo ngibyo yari ama mentalite y'abakolonisateur y'abakoloni. Uburyo batwigishaga
Egypte deja n'amafoto yari mu bitabo wabonaga ko ari abazungu bayoboraga Egypte bakakumvisha ukuntu amapiramide yari abazungu bayubatse bakakumvisha ukuntu wabivamo uri ku ishuri nyine ibyo bitabo byabo bahita bakujyana muri civilisation y'abagiriki ugasanga nabo nta bantu barenze ako ntibakubwirize ibintu by'ingenzi ako nawe iyo ufite k'akantu kawe ko gushakisha kumenya ibintu neza araho bigwaho nkanjye buriya nigeze kumenya ko ari akantu numvishe ko bibliothèque ya Alexandre barayitwitse ndavuga abazungu n'ukuntu bakunda ibitabo koko na hano iyo umuzungu agutije igitabo bitakimusubije aba ari intambara yagutiza umugore ukamugumana byo ariko ibitabo no ndavuga ibi bintu ntabwo bishoboka ni gute bari abantu batwita igitabo wareba za Vatican bibliothèque yabo nicyo kintu cya mbere kirinzwe kurusha na papa mwamutwara mukamukuramo spaghetti ariko igitabo ni kigende koko ibyo bitabo birimo ukuri birimo aho ibintu byavuye harimo za verite abirabura batagiye bumva ni nayo mpamvu twagukomeje gukandamizwa wareba n'iterambere ryacu riri kure ko twabanje nyine turisuzugura hari igihe wireba ukavuga ngo nakintu navamo nta muzungu wakubwira ngo njyewe nakintu navamo ntabwo bibaho abazungu deja abantu bari proud umuzungu ukura ngo avuge ngo nta kintu yavamo ni ukuvuga ngo aho ukura ngo umuzungu abikora ibyo ni nayo mpamvu umuzungu yisuicida kuki umuzungu yisuicida kuko umuzungu ntabwo yemerera ko yabimbwa cyangwa bamufata nk'imbwa ako twebwe ibyo ngibyo agasuzuguro ibiki twarabyemeye imigeri urova donc ukuntu narimo kuvuga icyo gitabo cya Cheikh Diop cyanyumvishe hierarchie yari iri muri Egypte antique kinyumvisha ukuntu ya piramide y'uwa mugabo witwa Cheops yo bita Khufu mu cyongereza ari umwirabura wayubatse anyumvishe ukuntu abatwaraho kugera kuri 16e dynastie bose ari abirabura atwumvisha ukuntu ya ngofero yari Nil Blanc na Nil Rouge ukuntu baje gukora mariage yo symbiose uwo mu Cleopatra ni nyuma ejo bundi nabantu bejo bundi bavuye muri Egypte kandi muri Greece kandi abo ngabo bose ari tujya twiga mu ishuri bitwa ba Aristote bari bitwa ba Pythagore bose barakoropagaza temple ari yazagize ntabwo bari abantu bakomeye bari abantu basanzwe ariko yakopera gakeya bari bameze nka twavuga nkane bamaneko biburayi bazaga bagashungera babone ibintu birimo kujya muri Egypte bakabijyana muri royaume muri civilisation zabo ni nako bugira iki kwakoze ariko imibare le nombre d'or les pi tout ça c'était en Egypte donc kuvuga ngo à un moment donné araho ugira ugasanga hari ni texte yo ntabwo ngiye kubijyamo cyane iyo umugabo witwa Ozire iyo ugiye kuyisoma ukajya kugarana kujyanye na philologie romane usanga histoire ya Ozire isa n'histoire ya Nyabingi isa n'histoire ya Yezu aya mu madoni utubaza ni bande babanjirije Egypte niyo ya kera Egypte ni civilisation ifite des milliers d'années ntabwo ari ibintu ntabwo ari abantu bo muri an zero ni abantu bafite 16-20 siècle nyuma ya an zero abo bantu ugasanga barimo barakora ari muri iriya piramide ya Una harimo fresque ivuga ubuzima bwa Ozire ukuntu yagendaga agakora ibitangaza y'ibindi tuvuga bya Yesu bavuga na bateme bira byose bavuga jusqu'à ce que uriya Cheikh Diop yigeze gukora izwe guhamagara abantu abanditsi ba Bibiliya arababwira ngo hano ari plagiat ni kuvuga ngo koko ndufata texte ukayikopya tubyita gushishura mu Kinyarwanda nabo bonyine barabyemeye barashishuye ariko ibyo ngibyo nta makuru ngariya nashaka kujya kuri televiziyo hari ibintu bidashaka kujya kuri televiziyo bajya baza tubiganira no kuri himbi ufite nka guciye mu ijambo Pascal kuri himbi nkuko nyankunda kubibwira abantu hano mashaka abantu baza kuganira nk'ibyo bintu parce que ufite ntago nkunda ba bantu bari robobine baza kunsubiramo bya bindi n'ubundi babona kuri radio bumva kuri radio babona kuri televiziyo shaka abantu ufite bacukumbuye ku buryo omwe passage yabo ku isi igira icyo igira isigaza so edayeri nk'ubwo tukiri kw'iyo sujet nakubaza ubundi Pascal je viens de découvrir que uri umuntu uri overthinker nk'uko abongereza babivuga wowe ukoze analyse yawe personnelle ubona wambwiye pyramide utuma mpita ntekereza ibindi bintu bitandatu izi 7 merveilles du monde urazizi imwe ku yindi nkawe iyo ubitekereje mu bwenge bwawe ubona zira merveille hari histoire batura konta yazo ariko hari na histoire wacukumbuye zawuzi hari n'ibyo utekereza ka ton cerveau mouline ukuramo ikintu kuri wowe wumva ni bande bubatse zira merveille qui sont les bâtisseurs
utekereza zarubatswe ahahinga mu gihe kingana gute? Kubera iki iyo uko kuri batatukubwira ijana ku ijana? ufate ntabwo ari kiba ufate ni nabyo ubungubu isi niyo mpamvu nakubwiye na hano burayi ubungubu aho tugeze fo gukora attention buriya nabwo ari rimwe na rimwe harimo akantu k'uburasizme k'abazungu nibiki natwe karahari ariko harimo n'ikibazo cyose cyo kudomina. Buriya iyo umuntu ashaka kukudomina agushiraho akwegekaho idini akakwegekaho Yesu wabo w'umuzungu akakwegekaho ikintu cye kugira ngo wowe umere nka uri inferieur. Kuko iyo umuntu akweretse ko muri byose ni wa mbere araho bigena nawe ukagira kuka complex ukavuga ngo none se niba n'Imana nawe yaratwibagiwe, niba byagenze gutya na gutya, niba Imana yabahaye biki. Ariko urumva ibyo ngibyo ni byo guca intege abantu. Après ngewe ibi byaba merveille les jardins de Babylone urumva ufite ibyo bintu byose byagiye bibaho, ahubwo none ngewe ikintu buriya njyangira aho amatiko cyangwa nuza Babylone ibyo byose ni ibintu ugomba kubifata. Niyo mpamvu nakubwiye no mu ishuri ntabwo ariko bakubwiye ikintu ugomba kugifata uko. Par exemple njye no mu mibare buriya naraburanaga cyane, ari n'abarimu twari tugiye gufunga igipfunsi kuko ndi wa muntu yego mbwira uko bigenze unyeretse inzira ya demonstration tuyikemo turi kumwe. Kwakura umwarimu niwe bakwishuje niko akazi kawe, ntabwo uza kumbwira ibintu ngo ni ibi nuko uri umwarimu. Oya, hari n'umuprofeseri yitwa Jean Claude de Paris twari tugiye ku kiguru k'ipfunsi twakijijwe n'umuhungu muri Bane nawe yazambwira ngo profeseri ntabwo ari byo. Agiye kureba abandi barimo baravuga ngo reka uko ari byo uraba abana ibyo bakubwiye nibyo. Kubera iki ruko yashate kutuimpoza raisonnement natwe abantu benshi buriya barabimpoza raisonnement ugasanga uri munege nke ni bimwe musige mubona by'amadini wacu umuntu araza akagukora ku mutwe akakubwira ibintu bibi. Ntabwo navuze ko Imana itabaho, faut faire attention. Kandi njye imbaraga z'Imana ndazemera, niba ndi na muzimu uyu munsi ni Imana yatumye ndi hano. Amasengesho ndayemera ndemera mbese faut pas kumeraje ibyo ndimo kuvuga, kandi ni no mpamvu mbisubiyemo kugira ngo atagira umuntu bivanguka. Njyewe ndimera Imana, ariko Imana yacu nayo ugiye gusoma muri Bibiliya, sinzi hano nasomye muri Bibiliya yavuze ngo uzo Imana ikunda abantu bajijutse, uzi ubwenge namenye. Biranditse muri Bibiliya muri Apocalypse. Arega na Salomo ntaguciye mu ijambo rakomerezaho deja nyirarinye Salomo Imana yaramubwiye ngo iki ndumva ari Salomo. Oui, la sagesse. Aramubwira ngo uza mu bwenge. Kandi nanone twibigiye ko ise wa mubyaye ari we David, we yari ikinyamafuti cyane ariko yarazi kuba humble akamenya kwicisha bugufi imbere y'Imana. Donc hari uko kumenya kwicisha bugufi, hari no kumenya gushaka kugira ubwenge kandi no gushaka Imana. Kuko Imana ntabwo washaka Imana reka nkugire singuce, ntabwo washaka Imana utabanje gushaka sagesse. Parce que Bibiliya ubwayo hari ijambo rivuga enda aho uhita wakomereza, hari ijambo rivuga ngo ibyo ubwenge bwanyu butabasha gutekereza n'iby'amaso yanyu atigeze abona, ibyo nibyo muteguriwe mu ijuru kwa data. None wakora kanalize kawe ukavuga uti bon iby'amaso yacu atigeze abona, iby'ubwenge bwacu butabasha gutekereza, ibyo nibyo duteguriwe mu ijuru kwa data. Reka tufate urugero mu ijuru tuhite nko mu Rwanda n'urugero. Nuvuga ngo mind yawe na amaso yawe ntaragera abona mu Rwanda, n'ubwenge bwawe ntabwo bushaka kwimagine u Rwanda rwarirwo. So niba utari capable kwimagine u Rwanda utarigera ntabona, ni gute wabasha kwimagina uwaremye u Rwanda? Ni gute wabasha kwimagina uyoboye u Rwanda? Ni gute wabasha kwimagina ibiri kubera mu Rwanda? No. Mu by'ukuri iyo umuntu akumvishije ko we yaganiriye n'uwaremye ibyo ngibyo kandi afite kuri we umutwe urimo ya cerveau itari capable kwimagine icyo gihugu Imana ituyemo, aho ngaho bumva hari question, hari ikintu umuntu yakwibaza, something is wrong. Hari byari mu buryo bwo kukorohereza kukumvisha ko nakumvishije, kuko ntekereza ko hari Imana yakuremye yaguhaye umubiri n'amaraso cyane. Imana ituma circonstances zibaho bimwe bigakunda ibindi ntibikunde, ariko hari n'Imana iri catalogue
umuntu yaguhereza kubw'inyungu ze bwite. Oui, ni no mpamvu faut gukora attention koko Imana ntabwo ari entité physique, uriya Imana ni immateriel. Ni naho koko abantu benshi baba bashaka kumva Imana, abantu bumva ko Imana ari umuntu ufite ubwanwa ari hejuru mu méchant, yirirwa arimo kuvanga abantu ibintu akinisha abantu. No, en fait ni naho nakubwiye ko buriya kutagira umwanya wo gutekereza ibintu ngo ubyumve neza, buriya ari partie muri physique yitwa ondulatoire. Muri ondulatoire bakubwira les ondes. Onde ntabwo ari ikintu kiri materiel, ntabwo ari ikintu gifatika ntushobora kugifata. Urabona iyo yabaye mutigito amaonde agenda agira gutyo ko ubona ubutaka burari, ako kugira ngo wumve onde ondulatoire icyo ari cyo, aya mu madone ugomba kuva muri iyo monde iri materiel. Kuko bavuga ino objet iva hano, ikintu kivuye hano kigiye ari trajectoire imeze gutya na gutya, ni ikintu kipeza poids ingana gutya. Ako giye bakubwiye ikintu ntabwo gifite poids, ni gifite ni no mpamvu nakubwiye ngo buriya kumenya buriya physique ni ikintu cyiza, kuko ari giye bakubwiye ngo particule idafite charge, idafite materiel, imeze gutya. Igihe ugiye kumva izo particule zigize izo ngingo zigize umuntu cyangwa zigize icyo kintu, bituma wibaza ku Mana. Je pense que ni nabyo bituma unasobanukirwa neza Imana. Buriya guso il faut pas gusobanukirwa Imana mu mafuti. Ntabwo navuze ko Imana isaba ko abantu bose baba scientifique, oya. Imana ishobora no kugusanga siza uri, kuko njyewe Imana nabonye ukuboko kwayo, ndanayivugisha, ndanayibonye, ndanayibona, iranangida mu byo nkora. Ariko ntabwo navuze ngo bariya ntabwo ari biki, ntabwo ushaka kumvikana nabi. Parce que ko hari abantu bameze nkanjye baba bari kutwumva bakubajije ngo Imana wayibonye ute, yakuvugishije ute, mwavuganye iki, wabasha kubisubiza? No, en fait si bien nakubwiye ngo niriya partie iri rationnelle, buriya niyo mpamvu nakubwiye ko ubwenge bw'umuntu ari byo udashobora kumva. Kuko jyewe ngiye kujya kuri story yanjye, tariki 23 z'ukwezi kwa 12 kumwaka ushize 2024, 2024 we nari ndi muri hôpital, nagiye muri hôpital byari birangiye, nari muri koma. Araho byageze abazungu bose baraje baganga barareba hemoglobine itwara oxygene mu maraso zero kuri Noel zero. No kuvuga ngo cerveau nago yari iri oxygene. Uzagenda ukubite muri encyclopédie z'aba médecine zose ibintu cyose ubona, no kuvuga ngo iyo cerveau itari oxygene, iyo amaraso atakijyana oxygene, ama organisme arapfa, ama organe yose arapfa. No kuvuga ngo njyewe araho byageze n'umuganga yaraje asanga ndimo ndavuga. Uva n'ubu ngubu iyo ngeze ku bitaro iyo bambonye baramobera, abazungu barasimbuka bakamobera. Basanzwe uri kwivugisha? Ndimo kubavugisha bisanzwe, ntabwo ndimo ndanaririmba, kuko njye buriya araho byageze ndabona ko byananira. Wari uri kuririmba, cerveau yawe nta oxygene irimo. Kandi ndimo ndabatera morale. We ufite sizi ukuntu yagiye atagenda areba kuri computer, umugabo ni muzuka nyamara. Oya, Imana ibaho. Areba kuri computer, areba guri cyangwa c'est pas possible. Aragaruka mu cyumba arandeba. Ni wa mutipe. Ngo uracyavuga wowe. Umudamu witwa Celine Leba arambwira ngo agira ubwo. Yarazi ko umuzimu wawe uri kuvugira koko we ufite yaragiye gufata pose ya Noel, ari kuri Noel le 25. Le 25 aravuga ngo we yaragiye kugenda yaratarareba agiye abona computer muri computer ahantu harakantu uza kumutuku ka stop. Arebye abona ni ngewe, areba ko nuza iri kuri zero mu bizamini ntabwo yigeze abiverify. Aho kuva mu gitondo twumfasha amaraso kumbe type byari byarangiye, akora cyavuga ni biki. Ndikuba bakora transfusion baranjyana bashyira muri observation bacomeka za monitoring ibiki byose bandaraho bafite ubwoba. Akujya basazimo ndaririmba indirimbo zanjye z'Ibitaliyani zimereye neza, ndimo kubatera morale ko kubonabonaga barimo kundeba nk'umuntu wapfuye. Ndavuga ufite we wabonaga basaze, ariko nanjye nari rwaye, ariko navuga ngo bano bantu urabizi yani Burayi urwaye cyane cyane uri wenyine, ari igihe ugera ukahita uvuga ngo aha n'indege zagakeye bano bantu barampimiraho imiti. No ni verite, kuko iyo babonye wacitse intege baraza bakagwaza karma, bakagwa ibyo kugusinziriza kugira ngo uzagaruke. Hari abantu bafa bahawe morphine, ubu ngubu n'abajunkie n'abadroge birirwa banywa droge kubera ko
batigeze bagira how ari stop njya nige bambwira ngo ufite durere ngo ya reka durere za he kandi ndimo kuribwa ko ngavuga ngo nibatangira kumenyereza iyo ngiyo. Donc on doit wavuze ngo byose ni mu mutwe yari afite ukuri. Oui, ni mu mutwe njyega nabyuka ngo itonda nige numvaga batanye kuma ngo uyu mutipe koko bashize muri instance mara ukwezi nabona abantu. Noneho baravuga ngo umuntu ashobora koko raza ko abazungu amaziga atabonye abantu arivugisha agasara. Aba ngo tujye kumuganiriza haza umuzungu afata computer ajya gutya ko abantu barashize ari shambwe hariho n'amasashi kugira ngo abantu batanyigera ko system immunitaire yanjye yaragabanutse ku buryo aka infection gatoya kari kunyica. Akajya kubita muri computer muri Google ashira mu Rwanda ngo aryi wanyu igagi akuruva ni kunganiriza ariko arimo gushabakira muri Google namubona yari inyuma y'urugi ameze gutya y'iki atazi ko ari kuvugisha intelligence ariko nange nese mbona ko arimo arashaka kutesta niba gifite morale ndagosha ibirunga sha iwacu iki cyose ngamubwira n'ibintu tujya turya abagosha uzi kuntu bateka ibintu byiza biki ari umuzungu aravuga ngo none se bizagenda gute nango byo nta kibazo ntangana ko ndarwaye ndabizi reka babanze bamvure nimva hano ikintu cyambere zahita njya kurya ibitoki wacu. Muzungu aravuga ngo none se bimeze gutya nkomeza ndamuganira aravuga ngo none se urumva sena no ndango hangara aba infirmiere nabana beza baraza bakanganiriza amaganga baraza ako bumvaga ko ndi bukrake c'est vrai que muri ngiye numvaga ko arakanu kabura ntabwo umuntu bana n'abantu umunsi ama restaurant uruvu mu kazi kanje mba ndi kumwe n'abantu 24 hours a day ibaze none ukiretuva bakuboshe aho ngaho n'amatwi nagurimo kumva ni kureba serumu zirimo kumanuka amapare zirimo gukrinyota kamari parce que hari igihe kigeze kigira wowe muri ya periode bon kuko simbizi niba iyo umuntu agiye gupfa hari amasinyo abona niba hari ukuntu abyumva ko bigiye kurangira est-ce hari ikintu cyakubayeho ushobora kudescrive kubona amagambo yo kupartager ku buryo njyewe bitabayeho navuga ati numvishe ntangiye kumva amamesa ari kumpumurira ibirenge bipima tone ebyiri bishobora ko mba ngiye gupfa ubundi we niki cyakubayeho ku buryo uvuga ati karabaye nshobora kuba ntari burenze iminota ikurikiyeho. Uzi buriya buri wese uko abantu benshi nyine bakwiye ko tujye twibaza ibibazo buriya buri wese afite notion y'urupfu imurimo buriya buri wese afite ukuntu yapfuye aho azajya aba yumva utuntu buriya ari byo twibwira ariko ari na realite buriya hari umwarimu watubwiraga nguriya ngo theory iroroshe ariko pratique iri difficile ngewe buriya koko akenshi urabona ko umuntu yageze no mu Rwanda nahe hose iwashinguraga barimba ziriya ndirimo ngo aheza mu ijuru rero zibura zizi ziriya ndirimo nyine ngo tuzahurirayo bageze none izo ngizo ufite nanjye muri filozofi yanjye nzi ko ari les cantiques nouveaux urimo kwambuka ya nyanja sur le Judée tumara kwambuka Yorodani tuzikara dusoroma imbuto nizo urabona ibyo ngibyo biri constructivité ifite yanjye iyo ngiyo akurumva ko ibyo bintu byari ninjye washatse kumaterializa ma foi ako ibyo bintu c'est pas ça ariko hari umunsi cyagiye nyine ibyo byabaye biriya bya Homoglobine muri iryo joro nararyamye numva ndimo ndagenda ahantu duva mu aho nayindi numva ndimo ndagenda kandi hakurya y'iyo nkombe no neza biri seriye atari bimwe byanjye nibwiraga by'ababebe numva turimo turagenda neza nkumva na ahantu hatuje nkumva n'abantu barimo barantegereje ndagiye nabyutse mu ijoro my friend urana kwa muganga ufite akantu kameze gutya ndakandaho deja ntabwo nari gifite nuza yo kuzamura ukuboko aka staff ko guhamagara kari hano bagashize hano bashiraho sparadra kuko ntabwo nabuje ngira gutya bitancana kubera n'ubwoba narikozeho gutya kugira ngo nube ngiriho kuko numvaga ko ndimo ndagenda ibaze nacana gitara kora nkagira gutya ako ngavuga ngo eske ni inzozi eske ibi bintu ndirimo byo kuri nyuma yaho umuntu wese ngwa muri koma bari misi 10 nazahondi none se urabona ngewe ni interesa cyane kuri matière ya métaphysique ntaho nabyize biri diplomate ariko ni ibintu binyenteresa cyane iyo voyage
est-ce que à ce moment-là ubasha gutandukanya icyo twita ame n'umubiri na esprit? ni naho nakubwiye buriya ni twese twaje ku isi buri wese yaje ari wenyine kandi azatari wenyine kandi aho umuntu yavuye buriya ntabwo aba ahazi ariko hari igihe niyo mpamvu nakubwiye ko buriya ubuzima bw'umuntu ugomba kwiga uriho ku isi keretse niba ushaka gupfa muri ignorance icyo bita ubujiji ukapfa buriya abapasiteri bo mu Rwanda bakora kuvuga ngo umupfapfa bakabigusubirira bakanagucira hejuru umupfapfa buriya ibyo bintu nari narabyumva afite hari ukuntu ushobora kubaho ku isi ntumenye impamvu waje ku isi ukaba waje ku isi waje uri umuntu ugomba gukora umurimo w'Imana umurimo w'Imana ntabwo navuze kuba pasiteri ushobora kuba umurimo w'Imana ari ukubaka amazu y'abantu ukarinda uva ku isi utayubatse icyo gihe urumva uri umupfapfa nyine bindi bavuga urumva buriya ntabwo ifu kudiferansiya terminoloji ukaba waje ku isi kugira ngo udevelope impano yo gukorera abantu yo kugira ubuzima bw'abantu bugende neza yo kuyobora abantu cyangwa kuzaba umusirikare uyobora igisirikare cyiza ugasanga upfuye utabaye n'umusirikare wabaye umusinzi kekepara kubera ko utafashe izo responsabilité zawe buriya buri wese afite responsabilité mu isi ariko niyo mpamvu nakubwiye ngo nanjye hari aho njya kugenda cyagiye no muri urwo rugendo ikintu numvishe ko ntabwo ndarangiza icyanzanye je sais pas niba uri umuntu nkurikirana umbona muri kino gihe sinzi niba ubona aujourd'hui éclat fit yo gushaka gukora ibintu neza kwa ko kera ari ibintu ari yugira buriya Imana ari giguha impano akuntu zikoresha buriya kera nariraye kandi narabisabye imbabazi Imana ni parce que biri no mu bintu byatumye Imana imbwira ngo uretse gatonda cyagukeneye kako nabonye ko ari igihe Imana iba yagwaye imbaraga nyinshi cyane aho kugira ngo uzikoreshe ukahita uziryamana buriya nibyo bita ubupfafu ku bantu batarimo kubyumva neza mbabarire cyangwa ababyumva ko nabashize agatoki je m'enfou mbabwira ibyo ngomba kubabwira no hano no gusa sinzobe tukavuga ibiriho no kumera umuceri n'ubundi n'andi tuzagenda ariko buriya iyo ufite capacity ufite imbaraga ufite ubushobozi ufite umwanya wo gukoresha neza no gukoresha neza ubuzi ibyo urimo buriya hari n'igihe biba ngombwa ko uhangana n'abantu ari ibigiye biba ngombwa ko abantu bakubona nabi ariko niba uzi ko nta bugome washyizemo nta kintu kibi wakoze ugambiriye ibyiza ugambiriye disipurine kuko nta muntu muzima uba watafite disipurine ugambiriye kugaragara neza abantu ko abantu baba bagubwa neza ugambiriye amahoro ifu kubikora ifu pa kwezita none se Pascal ndakubaza ikindi kibazo par rapport y'icyo kintu maze no kuvuga idayeri uhise utuma ntekereza ku ijambo ryitwa conditionnement entre guillemets la science itubwira ko tumaze imyaka banza ari miliyoni cyangwa miliyari 6 mw'iyo miliyari 6 hari ibintu byagiye bibaho byinshi tutazi muri buri kinyejana n'ikindi kikaza twebwe ubu turiho mu 2026 deja nabyo entre guillemets ngewe simbizi neza vraiment niba ari uwo mwaka turimo cyangwa niba turi conditionné tukaba twarabyemeye dutyo. Donc j'ai l'impression qu'au fait abantu nyine turi conditionné mais ariko myo conditionnement tukaba dukunda gufata repère z'ubuzima bwacu mu gihe kitarenze imyaka 100. So nitugaruka kuri histoire yacu twebwe nk'abanyarwanda mu myaka 100 twari dufite niho twinjiriwe n'abakoloni. Mu myaka 100 kuva isi yaremwa niho abanyarwanda mu mateka tuzi bavuye ku kinyarwanda bashyiramo indimi z'abazungu. Niho abanyarwanda bavuye ku buyobozi bari bariho bwari ubuyobozi bwa cyami royaume absolu bajya muri royaume constitutionnel baza no kugira kuri revolution. Abanyarwanda basengaga imana gakondo baza noneho kwinjira mu mana i Yerusalemu n'imana y'Imaka. So nkavuga nti wowe nka Pascal twigize tuvuga ku ijambo imana nkaba ngira ngo nkubaze ngo ese ntago wowe utekereza ko ibe concept y'imana ibe concept y'urupfu
ibe concept ya nyuma y'urupfu, hahandi tuzajya muri tumaze kwambuka ya nyanja. Sibyo, ubu nabihuze n'ibyo wabayemo ejo bundi muri December. So nkavuga nti ese mu by'ukuri ibi tubamo si fantasme tubamo, twabaye injecté par le colon akatumaterializamo ibitekerezo bye, bityo twebwe ibitekerezo byacu bikaba byarazimye complètement. Sibyo? Noneho uyu munsi tukaba turi ibyo twemera, ibyo twizera, ibyo dusenga, ibyo dutekereza, uburyo cerveau zacu zifonctiona, yewe n'uburyo dusonza, uburyo twexprima, tukaba turi kumaterializa iyo fantasme y'uwaje kudukoloniza. En fait, nk'uko wafata akanyamaswa, urabona hari nk'ukuntu iyo ushaka ko nk'agasekurume kawe kazabyimba cyane kugira ngo karye kuri Noheli, ugakata les balls. Sibyo? Castre. Ko kakajya kishima, kakiruka, kakaba igisore, kakajya kabona kabyimba byimbye, ariko hari ikintu cy'ingenzi baba bagaciye, ntago kaba gashobora kwireproduiza, biba birangiye. Kandi ko mu zindi iyo kari gukina n'izindi kabona ariko kabogose, ariko kajene gakomeye. Eske wowe ubona mu buryo bw'imitekerereze hatari ukuntu baduka cerebrals? No, conditionnement yo irahari, ntabwo ari gusa conditionnement. En fait, ni mpamvu navuze uriya mugabo Cheikh Anta Diop, koko we deja iyo usomye ibitabo bya Cheikh Anta Diop ubanza kubona deja rayonnement y'umwirabura à l'époque, ukareba niveau spirituel y'umwirabura yari afite muri iyo société, ukareba ikintu bita organisation ya société y'umwirabura icyo gihe. Koko aujourd'hui ari amacoup d'état ari muri Afrika, niho ahantu haba poubelle y'ibitekerezo n'ibintu byose bitagenda. Ako urebye iyo société ya kera, par exemple urebye dans la vallée de Gizeh jusqu'à Tarnac, hariho ukareba za temple za Kenaton, ukareba ama art noble, ari za médecine, ari iki byose byabaye inventé aho ngaho. Naba bagira iki bantu bagira iki ni bene wabo n'abaromani abaturi kumwe nabo ubungubu, abatubwira ko aribo bakoze civilisation, batubesha ko aribo bakoze amatadowa, byose babikuye muri Egypt wacu, kandi ari abirabura basokuru bacu babikoze. Niyo mpamvu nakubwiye uriya navugaga bya histoire ya Ozire, ile histoire iri muri yo tombeau de Unas, ari turi muri la vallée des rois, à quelques kilomètres du Caire, ari muri Egypte. Iyo kasome neza iyo histoire ukayumva, bituma wongera kugira amatiko. Nyo amatiko yongeye atuma njya gusoma ibindi bitabo biri muri les humanités classiques noires. Ibyo ngibyo umunsi hari umugabo wafunguye iyo shami riri muri Université ya Sorbonne, umugabo witwa Professeur Mutunde Kalala witabye Imana, nawe n'umwirabura nkatwe. Mutunde no Musorbonnois. Najya kumukurikira sinaniza. Oui, ibyo bita les humanités classiques africaines. Il est haïtien d'origine. Il vient des îles, Guadeloupe, là-bas, des Caraïbes, West Indies. Et lui, voilà, par son expérience, Yahan Ibrahim, une histoire ukomeye, à un moment donné, il s'est rendu compte que kugira ngo ujye kugwa ku mugabo nguriya nuko uba wagiye ni nk'ara Messi Mbabara bose, c'est des gars barize baranuminuza, baba n'abarimu mu makaminuza hano, ariko basanga ko ari utuntu bagiye bababwira utari two, bagiye gucukumbura mu mapuro, bagenda babona ibintu bimwe na bimwe, bagenda no muri za débat, aba scientifique za conclave, abantu bicaye bakaganira nabo, aba scientifique ibyo bavuga bazanaga birize ya preuve, nk'umuntu wavuze ngo muri Egypte ari aba esclave, ni faux. Esclave, un esclave gute, esclave n'abantu bano muri Europe, abaslave bari abarusiya bari abesclave b'abantu c'était des ouvriers. Donc bavaga muri Europe bakaza kuba ba slave. Oya, abantu ba Europe bazaga bakabaza kwiga. Ufite Egypte hari ahantu hari amaguhaha, hari mu bumenyi, hari mu iterambere, hari mu myubako. Urabona ziriya structure nka ziriya za pyramide, kubaka ikintu nka kiriya, un monument de j'espère qu'un jour tubonye umwanya nakuganiriza kuri iriya pyramide ya Gizeh ya Khufu ya Khéops. Iriya pyramide no kugeza ubu nta muntu ubyumva. Hari aho byageze abazungu kubera n'isoni n'ikimwaro
hari ikintu bavuga ngo agahinda buriya ntabwo kica kagira mubi, kandi bavuga ngo les ridicules ne tuent pas, kuko niba ridicule yicaga cimetière ziba zuzuye. No, bo barabimenyereye, nose utanagiye kurereba tugiye muri biri kubaho uyu munsi, reba ejo bundi ibingibi Trump yakoreye perezida wa Venezuela, ubu byamaze kwibagirana, abantu batangiye kubifata nk'ibisanzwe, et pourtant mu mategeko twese twiga droit international. Oui, nibyo nakubwira nyine ufite niyo navuga ngo ufite des ridicules ne tuent pas, niyo navuze ngo tukuzabiganya parce que ari giye abantu iyo byabananiye bakubwira ngo na extraterrestre bubatse izo pyramide kugira ngo nyine umwirabura yumve ko ari ikindi kintu, bakatangira kukubwira amateori za Atlantide. Ndio rero byageze ngenda nkayafata ibitabo uriya mugabo buriya umutunde j'aime bien, ako aho kugira ngo utabogama buriya nk'umuscientifique mwiza ukora recherche ufata ibintu ukabisoma ukabinonosora ukanakompara n'amaresi hari n'ibihari ukareba n'amapreve atanga ukaverifia. Naje gusanga uriya mugabo ibyo yavugaga nabo ari amafuti. Ako nabagabo iyo avuze iyo emisiyo y'icyo kiganiro cye iyo giciye kuri televiziyo gica mu masaha abantu bose basinziriye ku buryo nta muntu uri bubyumve. Natwe abirabura dufite kakanu k'ubunebwe ko kuvuga naraye nananiwe ko kurabona ko hangwa akazi baduhani yo gucukura imiringoti, akazi kavunanye cyane, ntabwo wabona umwanya wo gukora iyo recherche ngo ushakishe ibyo bintu. Ako uri umuntu ushaka kumenya uriyima no muri ibyo bitotsi byawe bigabanyamo kabiri ukavuga ngo reka ngeze ngerageze. Niyo mpamvu nakubwiye ya histoire ya Una byo kuvuga ngo abantu babafashe ufite abantu nabo bakunda confort, kandi abantu ntabwo bashaka kubuja muri confort yabo. Uriya Sankara yavuga ngo l'esclave qui ne s'impitoie sur son sort. Uzi mu esclave aho ngaho barimo baraguhotera ukavuga ngo muze munabare mukora iki, aho kugira ngo urwane wenyine uvuge ngo ndahagurutse ndabyanze agasuzuguro ndakanze, ugahamagara ugutoteza ngwaze abari we uza kugukura muri ubwo buroko, ntabwo uzavayo. Nese rega ikibazo Pascal, niba navuze nigeze mvuga ikintu cya conditionnement, ngiye nemera ko conditionnement il fonctionne à partir ya 60 ans. Kubera iki kuko no kuvuga ngo tuvuge ngewe niba nje hano mu Faransa nkafata ubufaransa nkabugira igihugu cyanjye nkabufata nkoresheje imbaraga, no kuvuga ngo abana bari buvukiye uyu munsi kugera mu myaka 30 bazakura ndi kubenjectamo ibitekerezo byanjye. Noneho bari abana ku myaka 30 nabo bazatangira babyara abandi, kandi nabo bababyare n'ubundi babenjectamo za pensées zanjye. Ku myaka 60 donc ubwo 30 ans fois 2, ya generation ya kabiri yigishijwe nabo nigishije bakivuka, bo bazaza ari complètement makuri kuri idéologie yanjye. Nihaza noneho indi generation izatangira nyuma y'umwaka wa 60, abari yabo nta nubwo ukeneye gushyiramo imbaraga kuko bigishijwe na base, bigishwa na basekuru ibyo nabashyizemo. So noneho twebwe histoire nk'abirabura nta nubwo ari imyaka 60 gusa, ni imyaka ibihumbi. Nk'ariya muri Egypte turimo turavuga, hari bimwe mu bitabo bivuga periode Egypte yari iyobowe n'aba ni kuchiste no bariya ba iriya lignée y'abafarawo ba nyuma, bari le roi de Kush, bari abaturuka muri za Sudani niki bafite igikara nk'icy'abasudani. Voilà, so nk'izo histoire zose uretse kujya kuzifeta hirya no hino muri za bibliothèque zitagaragara cyangwa se muri kuri internet ahandi bitaboneka, mais umwirabura depuis icyo gihe bo muri Kush baba sinzi icyo abazungu bakoresheje, niba ari catastrophe naturelle yabayeho igatuma pouvoir yabitambuka igaca bugufi, ariko aujourd'hui aba occidental bafashe pouvoir déjà 1 bahinduye amateka, 2 bahindura culture na philosophie, 3 bahindura ma religion, ibintu byose même na style de vie barahindura. So izi generation twebwe turi kuvuka uretse babandi muri twe bajya gushakisha bakajya gushaka muri za bibliothèque kashe, ariko abandi bari kuvuka bo bavuka bamira za icyo twakwita education cyangwa se icyo twakwita ukuri, le méchant, le monstre, le colonisateur, wa wundi waje kutwambura ibyacu akabihindura ibye, tubayeho mu bushake bwe. So ni gute
dushobora kublaminga umunyafurika, ni gute dushobora kublaminga umwirabura, cyangwa se ni gute umwirabura ni gute abirabura ashaka kugira iyo conscience iri collective bakamenya abo bari bo, kugira ngo barebe ukuntu bakongera kurekipera identité yabo. Et si tout le monde est d'accord, ni iki cyakorwa kugira ngo la vraie identité y'umwirabura yongere igaruke, yongere agire dignité ye muri société hano ku isi? Njyewe ufite ari ikintu cyitwa éveil de conscience. Buriya éveil de conscience buriya niyo mpamvu navuze ngo n'ibintu mvuga buriya niba ari n'ababiri batatu babyumvishe kuri njyewe biba biyagije. Kuko ndavuga ngo niba ari babiri bakangutse, babiri bazabibwira abandi nabo gutyo na gutyo. Mais ufite ari ikintu buriya akenshi twega abirabura dukunda kwiha iyo excuse, kandi njyewe mbona ari amakosa akomeye. Buriya njyewe hari igitabo nasomye ikindi kintu cy'abazungu noneho, ni umujuive witwa Hannah Arendt. Icyo gihe habaga procès yitwa Nuremberg, imeze nka gacaca. Yes. Urumva ko harabaye jenoside, abanazi biki. Noneho hari mu gihe cy'inkiko tusa, haza abantu l'individu. Ibintu byo kuvuga ni questionnement ku muntu nyamuntu, umuntu uri ikisi imbere y'amategeko, mbere ya societe, ibikorwa byawe uriwe. Ari abantu bavuga ngo njyewe ntari umufonctionnaire, babwira abantu nakoraga muri SNCF, bambwira ngo fata abantu bapakire babajyane hiriya, njyo nakoze ibi bamugiye gukora. Urumva iyo ni fonctionnement, ni igitekerezo cy'umuntu wabaye formaté nk'umufonctionnaire, nashaka kubimenya. Nubwo yanabizi ko ibyo bigiye kuba, il s'en fout, on met les gens dans un train. Nago libre arbitre nago ikibe igikora. None twebwe natwe abirabura nawe rero dufite. Nuko nago turi ba maître penseur. Iyo uvuze ngo uri maître bitekerezo byawe, naho ngaho niyo nakubwira ikintu, nago nakubwiye ngo wumve ibyo ngubwiye tout de suite. Fata umwanya wawe unonosore, urebe biri mu nyungu yawe, urebe ibintu biri mu nyungu ya société yawe, biri mu nyungu ya Afrika, ibiri mu nyungu ya peuple yawe. Uziranda konte yuko twebwe buri gihe turi faible, turaprivilegia ibintu bitari mu nyungu yacu, tukashiramo n'amaranga mutima igihe atabayemo atagagombye kujyamo amaranga mutima. Uwo Arendt uretse ku question abanazi araho yageze, noneho n'abajuife benshi nago bamukunda kandi ari bene wawe. Koko yababwiye ni gute mudashobora kumva ko ari n'umuntu bashaka kuba bakoresheje rere koko ubwenge bwe buri hasi. Urumva izo questionnement. Nubundi iyo ugiye kubaka uzarebe Israel igihugu aho igeze ubu ngubu, bageze kurako babonye umwanya wo kwibaza ibibazo bijyanye n'amakuba babayemo. Nago nimunyumve neza, nago ndi umuntu ushaka kuvuga ngo byagaza, nago fupa gukora amalgame, njye nshaka gufata aga particularité kamwe, shaka gusa gusurinya kugira ngo mwumvishe ukuntu raisonnement y'umuntu muzima yakagombye kuba ihari. Muzima navuze muzima, nago navuze umuntu ufuye kwa ari ibintu bituma rezo yawe igomba gupusa bikaba ari priorité. Ni nkaho ni Burayi buriya abazungu ari abantu bagoshe ba droite, ako ikibazo kibaye muri France bavuga icyo bita union sacrée, no kuvuga ngo na wari wa gauche wa droite on s'en fout, turi kumwe kuko c'est l'intérêt commun, ni l'intérêt gihugu. Ako twe muri Afrika n'andi hantu iwacu dufite iyo problème, noneho akazamo noneho naka kandi kuko badufite za mentalité ziri en fait conviction zitari ferme. Iyo umuntu afite conviction ziri ferme ukavuga ngo Afrika igomba guhaguruka, ukavuga by any means necessary, nka Malcolm X, par tous les moyens possibles, byakiye tugomba kwibohora, aho ngaho iyo liberté iraza. Ariko ibyo byose bihera hehe? Muri famille, deja mu muryango. Exemple, abantu bakaba exemplaire, niba ari umuntu mukuru agatanga uwo murongo bagenderaho, nawe akawukurikiza, n'umwana nawe bikagera gutyo. Ariko niba buri wese akora ibyo ashaka, bose tuzabivaza, tuzava mu ryari. Nize ikibazo ngiye mbona nanone muri Afrika, les maîtres penseurs ntago bagifite umwanya. Même no muri za sociétés ziri conservatrices cyangwa traditionnalistes, usanga bafite les chefs de famille, bafite ukuntu bagenda bakora tradition, bahana amakuru de génération en génération. Moi je trouve que chez les noirs en général ibyo ntago bigikunda.
ufite abazungu baratuvumbuye ni nayo problème dufite ufite abirabura bakenera batekereza ko badushizeho histoire ya Yesu kandi njye mbona iri histoire de foi iri mpe niyo kureba nararupe faut kuverifia neza ufite abirabura bakeka ko ari mu Messi ari umuntu uzaza kudusova oya buriya n'abayobozi ari muri Afrika abayobozi bagerageza bagakora ibyo bashoboye byose kugira ngo bafashe population na peuple zabo faut pas kubyibagirwa ariko umuturage natabyuka ku giti cye ni nayo mpamvu iyi message yanjye ntabwo ari message ndimo kohereza ku bayobozi yego n'umuyobozi ashobora kuyumva ako nayumve ntaki umuyobozi ayumve nk'ikiremwa muntu nk'umu individu nk'umuntu ku giti cye iyo ushaka kwidevelopa uhera deja muri wowe wahera muri wowe ukeza imbuto ku ruhande rwawe ari abana bawe ari abantu bakwegereye njyewe ntabwo ndabizi ko izi message wabonye abatuma Sankara ibyababayeho barabishe je pense que rimwe na rimwe iyo ureba ibintu birepeta ukabona bamwe babashize mu buroko bandi barabatortiye barumumba muzi ko byarangiye ayo mu madone uhindura parametre en fait hari abantu benshi bakeka ko il faut un individu nouveau un nouveau noir c'est vrai iyo urebe muri Kane rumumba ameze gutyo ngo c'est le renouveau c'est la renaissance de l'Afrique c'est bien l'image elle est belle elle est artistique elle est belle ariko buriya individu nouveau ntabwo ari leader charismatique gusa kuko aba leader charismatique twese dushobora kuba aba leader charismatique ahubwo dukeneye abantu bazima abantu bumva ko bafite responsabilité umuntu ubyuka mu gitondo akavuga ngo uyu munsi nakoze iki cyangwa uyu munsi niziki kuri Afrique niziki kuri conditions zanjye z'ubuzima muri Afrique nuvuge ngo na Afrique déjà reba na hano burayi wowe muri wowe urabona qu'est-ce que tu développes sur toi sur ta personne sur ton entourage sur ta communauté qu'est-ce que tu apportes c'est quoi les umukobwa yize ngo ni mwiza ahubwo baramukunda ngo ngwiki oya ntabwo ari bwiza gusa qu'est-ce qu'il y a dans la cabeza qu'est-ce qui se passe dans la tête ibyo ngibyo iyo plus-value urimo kongeraho ni nayo uko tugenda twiribera kumenya valeur zawe inshingano zawe muri societe mu muryango comportement yawe umuco w'iwanyu hazano akubwira ngo ufite uburenganzira bwose ukirirwa wambaye ubusa. Mais c'est pratiquement Pascal icyo kibazo ubona cyakemuka gute kuko reka nkubwire tuvuge encore kuko ngiye nkunda gutwara ibintu historiquement et chronologiquement nuvuga ngo ari generation y'aba data itambutse bari abakristo kurusha memu n'abakristo biroma no mu kabari banywaga byeri mu izina rya Yesu amen. Non, vraiment. No, ndabizi. Njya nibuka nka papa rwose ni umugabo nkunda kandi nubaha nshyira imbere y'abagabo bose. Njya nibuka papa rwose ko yari agiye no kuba padiri. Hari ukuntu twabaga twicaye muri salo ifite ikirahure cya byeri. Akatwaburija gusenga mbere yo kuryama. Akaza kwiroturuva yagisinziranye. Akakongera twari tugeze mu isengesho tugakomereza. En fait kuri bo mbona basengaga ku buryo buri mécanique en même temps byitwa kuba abasirimu kuko basa n'aba maître babo bon nkavuga ngo generation yabakurikiye iyi yabatwebwe ni generation navuga ngo amashuri yarafungutse cyane none tuza twibwira ko turushabe ubwenge bari abamuzehe tubiryaho ko tuvuga ibyongereza n'ibifaransa cyane kubarusha ariko no iyi generation iri kuvuka actually ubu muri iki gihe ni generation iri ku ma réseaux sociaux harimo abana bajya ku ruhande bakora ibintu birenze ariko majorité de la population bari ku ma réseaux sociaux barahafata ama fake news baririrwa bambaye ubusa nk'ibyo ngibyo wavugaga ku buryo ngiye mbona nanone n'indi ntwaro l'Occident iri gukoresha kugira ngo yangize imitekerereze y'abanyafrika ku bwanjye ntekereza ko oriye yo kujya gufata igitabo nk'icya Diouf nk'uko wagisomye we araprefera kujya kuri live y'umukobwa uri gutoikinga nijoro cyangwa se uri kuvuga ibintu nk'ibyo tubyita uko biri souvent bijyanye na exposition sexuelle so nkavuga nti niba uriya waje kuturwanisha culture n'iyobokamana rye kugira tubyumva akadushyiraho n'ikiboko akadukangisha n'imbunda ye iri ku rumuriro kuko twebwe twakoreshaga umuhito ubu uyu munsi noneho azanye iyo ntwaro yindi azanye smartphone aduhaye connection twese arangije abana abishe mu mutwe urumva uwo muntu tuzamutsinda dute
après njyewe buriya ngira icyizere koko buriya ari igihe ingoni uba wateguye gukubita umuntu ariyo uyikubitisha kuko urebye neza urebye anga sosiyete turimo buriya rimwe na rimwe njya ndeba nkagerageza kuba agati kuko buriya abazungu nabo ari ahantu nabo bino bintu byabagarutse uzarebe nk'ubu muri sosiyete turimo umuzungu kubera gushyiraho ibintu bitwa ngo uburenganzira yishe sosiyete icyo bita la cellule familiale ahangaha na famiye kibaho icyo bita rituelle ubukwe biki kera wajyaga mu bukwe bw'abazungu bagutumiye ukabona barimbye bagerageje njyewe ndibuka ya 10 ans 20 ans iyo wajyaga muri mariage y'abazungu habagaho pièce montée ibiki byose haje none byageze ahantu batangira gukora ubukwe bambaye basket umuntu yaje yambaye cyangwa ikanzu y'ubururu uretse kubwira ibyo nabonye buriya ibintu bigenda buke nugira ngo buriya bongeye yego bongeye umusenyi mu bishimbo by'abanyarwanda by'abirabura ariko nabo barawiyongereyemo bitangira kuza za mariage z'abagabo n'abagore ariko ubu ngubu none mariage abantu basiga bagenda nakera muri Amerika urabizi ibyo muri Las Vegas murara mwijoro mwanyweye inzoga mwasinze ugahura n'umugore gutya ugakora ubukwe utazi wari we ukavuga ngo sha nari hayi none ubu ngubu n'ahantu urebye sosiyete abana benshi uretse ya miryango y'abazungu bamwe bayobora aribo badutera ibibazo uzarebe umuzungu nyawe ntago baba mu mujyi ari nangombwa n'amashuri y'abana babo bafite abarimu babigisha mu rugo cyangwa se bajya mu ma internat zabo privé kure y'umujyi n'ubuzima bwabo ntago bubera hano diku umuzungu ameze nkaho ari partie ya société ye ya sacrifice nabo ngabo twirwa dukubitana no muzira tugenda nabo ugasanga umuzungu ari gisombe n'ibirayi yabaye mwirabura nwa muzungu unamugena iby'iwawe ari n'abazungu baba hano batari bajya Côte d'Ivoire kumva bafite accès yo muri Côte d'Ivoire warabibonye donc arega burangiye iyo mvuga abazungu cyangwa iyo ndi muri kote ya pouvoir tuvuge nk'iyo mvuze abanyarwanda ntabwo mba mvuze abanyarwanda bose cyangwa iyo mvuze abataliyani sima mvuze abataliyani mvuze nka bari abantu batanu cyangwa 10 bicara kuri table nk'uko nguko bagafata ibyemezo nibyo nakuko ni isi tubaye mu uyu munsi ibyo turya ibyo indimi tuvuga ubuzima tubayemo muri rusange naga petit comité k'abantu runaka babidesida niyo mpamvu nakubye kuva kare mvuga njye nago ndimo kuvugana navuga bari abantu igenero cyanye nagikorera masse populaire kuko wundi bita umupeple wundi uhora ari muri mamwarara yarababaye ifu ko afungura amaso kugira ngo bano bantu nakugiye ko aujourd'hui cyo ndebye nko muri France barakubwira ngo fortune y'igihugu cyose iri détenu par 10%. Bakakubwira ngo noneho harimo n'abandi 4% bafite 40%. Urumva n'abantu bake cyane. No kuvuga ngo abandi bose turi muri tre imwe cyane turi kumwe. No kuvuga ngo abirabura ntabwo batwakagombye kugira. Ahubwo kurivariza n'abangaba niki nuko abandividi bacu baba abantu bari exemplaire. Koko bamwe bahitamo kuba wayu babirara abazi abacuruzi biki bya ubufu n'ibindi. Aujourd'hui umwirabura yakagombye kwireconcentra akakora ibindi bintu bidutera imbere nka zira za Silicon Valley. Ni gute twebwe turi obligé yo kudependa n'abantu hari materiyo prime zacu bakoresha, hari ibintu byacu byose bakoresha, ari abantu bacu ugiye kuri site ugiye Paris deja kuri Défense. Abenjeniyeri muri finance benshi babamo nabirabura. Uzagiye sasita kuri Défense urye feri gutya ari ujye Bercy kuri Ministère y'Economie y'Abafaransa. Urebe bene wacu ba Mamadou ba Moussa Sissoko basoka kandi bari abana ntago bakivuga bonjour ba muraho byararagiye bya muraho bari muri fromage koko babonye ikindi gihugu kiba bizu bicayemo hano abo bana nicyo kintu cyabuze kugira ngo barebe aho bava. Niyo barebye nabo bava ubona ko nano bituruna. Ejo bundi wabonye Omar Sy yagiye kubyina na bene abo baba Senegalais muri vestiaire, wumvishe ibituti bamuye. On t'a tout donné, tu nous trahis.
urumva ko menace irahari nyine hariya niho hantu nge twenda no kugana ku musozo nge hari ahantu niho nigeze nshaka no kubaza ikintu nkubwira ati reba nguha example ya Trump ejo bundi nkubwira reba ukuntu yagiye muri Venezuela aba akandagiye hejuru y'amategeko mpuzamahanga abereka ko Amerika amategeko mpuzamahanga atamureba biriya Obama yari yarabikoze biriya W Bush yari yarabikoze n'abandi bamutangiriye barabikoze reba ejo bundi n'ubundi Trump banze kumuhereza prix Nobel ahita ko arakara ahita kreya boro ye yo Academy y'amahoro yiwe cyakora mperuka makuru ari umwami wa Maroc niwe nzi uri dakoro kujya mu Academy ariko mu myaka 10-20 ushaka gusanga iya Academy ariyo abantu bazajya bireferaho ku muntu utanga amahoro ku isi et pourtant yashinzwe n'umuntu ubuza amahoro ku isi so icyo kintu rero hari n'igihe Pascal nicara nkavuga ngo ariko se ubundi ibyo twita byiza nibyo byiza oya faut pas kugwamo muri ibyo parce que niba ugibuka neza muri histoire ni wabivuze kare il y a des choses qui se répètent niba ugibuka neza kera habagaho ikintu bitaga société des nations imbere ya ONU uzi byagenze nabi guerre mondiale bahozaga après ziraza guerre mondiale bahise bakuraho société des nations bashiraho ONU niba ureba neza ONU aho igeze yaracuyigiye ibitekerezo byo muri ONU ntacyo birimo uzarebe ibyabaye mu Rwanda abantu ba ONU bahari urabona bari barimo gushungira barebera reba ibintu biba ahantu hose ku isi uruva aho ONU igeze mu byo je trouve que il est illégitime ukurikije ibintu tumaze kubona ku isi mu myaka 20 30 40 unasubiye inyuma ONU yacyuyigiye kandi ONU il faut pas kwibagirwa ko yabaye construit niba ukurikira neza hari icyo bita complexe militaro industriel américain icyo gihe abanyamerika batanga plan Marshall bashatse ko inganda zabo zimbunda inganda zabo zigurisha ibyaye imbunda zikafata za matière première ailleurs zikagerageza no n'abaeuropéens no bakakoresha izo mbunda bazigurisha muri Afrika no hose kugira ngo baramburse dete y'amafaranga bari bahaye muri plan Marshall n'izindi deni zagiye zikurikira kugira ngo isosiyete bihagaze uko imeze uyu munsi urumva igitekerezo cya ONU ntabwo ari igitekerezo kijyanye n'imodernité turimo nyuma hajeho za globalisation urabona ukuntu Europe yaje bashaka au début basenya bloc soviétique urabona ukuntu isi irimo iragenda transforma aujourd'hui yari za BRICS zaje hari abashinwa hari abarusiya urumva menace iriyongera nahane buraye ejo bundi uzagaruka byabaye ariko gitera ubwoba reba kugeza uyu munsi impamvu Amerika yikora biriya uretse la France ikoresha nyine izi rafale zayo nizo zitari contrôlées par des Américains ariko nk'ibihugu hafi ya byose by'Iburaya intwaro zose zifite surtout nk'izi ndege zose bazigura muri Amerika kandi ngira ngo kugira ngo zive ku butaka tous les 48 heures bahindura code kandi code baroblige no kuvuga ngo imagine Suède iri kurwana na Amerika umusirikare w'umuswedwa aroblige kujya gusaba umusirikare w'umunyamerika kumuha uburenganzira bwo kudemara indege agiye kurwanisha na Amerika ni naho twese turagana n'Ubufaransa nabo ntaho bagana aho bigeze none se nicyo kintu gisigaye Champs-Élysées urabizi kuntu bayigurishije Qatar ubu ngubu n'abayimira bayifite en fait n'isi igenda ihinduka nuko Trump wenda ari agressif ari arrogant ntabwo ari umuntu ufite diplomatie arabyereka ONU igeze ahantu mission yari ifite yari yo guprasa deja babantu babaye violé par rapport à la guerre mondiale ikaba icyo gihugu ari mission itashoboye kuba gucrea état d'Israël na état ya Palestine iyo niyo mission deja urumva no mu ntangiriro za ONU l'ONU a défailli yaratsinzwe ntabwo ambwira ko ari ikindi kintu yari gukora kizima ibyabaye mu Rwanda murabizi ibyabaye muri Darfur murabizi birimo kubagaza byo na actualité shashana nuko ushaka no kubikomanta ko ari ibintu buriya biteye n'isoni n'agahinda je pense que ubu ni kwirwanaho niyo mpamvu navuze kwirwanaho ni kuri individu buriya iyo abantu badashaka guhinduka umuntu yahinduka wenyine ku giti cye guhinduka ntabwo navuze ngo umuntu abe umutagatifu ni ukumenya intere zawe za Afurika kandi ibintu byose ukabikora muri clarté kandi twebwe dufite za valeur abirabura mu masosiyete ari sosiyete nyarwanda ari sosiyete y'i Burundi cyangwa
dufite icyo bita za valere z'ubumuntu ndakeka yuko umuntu agerageje agakoresha umutima nama we azi ko nta kintu kibi arimo gukora agashaka gutera imbere agaca mu muco birashoboka kuko buriya inzira yihuse irimo ubunebwe irimo ubutiriganya ubujura nawe yageze umuntu ni akazi ni kwitanga ni gushyiramo umwete abantu bakabyuka bakagerageza atari ibyo ngibyo nta kindi kizasova Afurika kuko abanyafurika dufite deja imana iri kumwe natwe ibazi aha umugabane imana yafashe ibintu byose amabuye yose y'agaciro yaterekamo ishyiramo abantu bazima ishyira abantu babeza abantu bafite ingufu ariko nose Pascal kuba Afurika dufite buriya bwiza buri naturel imana yaturemanye tukagira na buriya bukungu bwose ariko akaba ari twebwe bakene ba mbere ku isi biriya twavuze ko badukondisiyonnye noneho uyu munsi ntabwo ari ibintu byo gushakisha loin nk'iyi exemple dutanze yo muri Amerika exemple y'abanyaburayi ukuntu bakolonije Afurika bakimpoza ukwemera kwabo politike yabo na education yabo mais uyu munsi tubirebesheje linete zirimo wisdom twasanga deja systeme y'amashuri ishaje systeme y'ubuvuzi ishaje surtout ko harimo lobby nyinshi cyane surtout muri société pharmaceutique nta wabyo ntitwabitindaho twagera muri puissance internationale tugasanga ntabwo en fait ufite imitsi ni uyobora ntabwo ari umunyakuri nta nubwo ari ufite imitsi tout simplement ahubwo ni uw'indyarya uzi kudeturina imitsi y'abandi akabasha kubekaraza so twebwe twavukiye dukuriraho imana yari yaraduhaye ibikenewe byose ni twebwe ndushye ni twebwe dusabiriza so uriya umwana wadukandamije kereka habayeho catastrophe naturelle ibyo afite byose bikarekura bikamucika mais ntabwo azemera kuko arabizi neza ko umunyafurika nta mudomina umuzungu ntazigera abona matière première kukwirata ko nikuzongera kubaho azaba arangiye burundu donc uyu muzungu umunyaburayi mu occidental ntabwo azigera atuma umunyafurika ahumeka kandi n'abari abana n'abana turi kuvuga baba engineer baba docteur hirya no hino bari za Champs-Élysées za Washington n'ahandi iyi education babahaye hari ukuntu baba formase ya exemple ya Omar watanze hari ukuntu baba formase deja nabiriya bari aba droite bari gukanga Omar no kugira ngo naba bana batoya bari kuzamuka babyumve ko niba ari la France yagufashije kuzamuka nta gukiri wo muri Senegal nta gukiri wo mu Rwanda so nuvuga ngo izo mbaraga zitekereza mu bana bacu nazo bari kuzijyana bazijyana kubw'inyungu zabo ntagira ubwoba gakeya ko ahubwo igihe kizagera twiro turuve twaje Buraya twese ahubwo aba occidentali bagende baje kwinstara muri Afrika barekipere byose barekipere n'ubutaka so nkarangiza nkubaza nti wowe Pascal uhereye kubyo twaganiriye byose ku bitabo wagiye usoma no kubyo cerveau yawe igufasha gutekereza ese koko ubu hari igihe kizagera umunyafurika umwirabura akongera akishyira akizana atagendeye kuri dicte occidental cyangwa umunyaburaya yamuhaye icyo ni ikibazo kimwe ikibazo cya kabiri wowe Pascal ese ubona ibyo niba bishoboka bizatwara imyaka ingana iki bizatwara amageneration angana iki ikibazo cya gatatu aricyo cya nyuma umunyafurika umwirabura w'uyu munsi kugira ngo ibyo bigerweho wamugira nama ki ngewe ntabwo ndi pessimiste kuvuga ngo bizafata imyaka ingahe cyangwa iki ariko ngewe ikintu ngewe ntekereza nuko buriya ikintu cyose buriya urebye muri optique urabona buriya ntabwo ari umwirabura gusa uri mu bibazo n'isi yose iri mu bibazo umuntu wese utakangutse ari mu kibazo ahubwo ngewe mbona buriya isi ari ikintu buriya nkunda cyane buriya nasomye umugabo witwa Charles Darwin yavugaga kuri selection naturelle akaba n'undi mugabo witwa Chevalier de Lamarckisme wavugaga kuri
le rôle de la fonction et l'organe. Alors ngo la fonction fait l'organe. Buriya iyo ikintu gikoresha gihoraho, iyo ikintu kidakoreshwa ntabwo kibaho. La marque yatanze exemple nko kuri girafe. Girafe kera zari ngufi ntabwo zifite amajosi ameze gutyo. Uzarebe buriya chez les mammifères, mammifères zose zigira vertèbre zirindwi mu ijosi. Ari umuntu, ari girafe, ari ihene, ari inka, twese ni vertèbre zirindwi mu ijosi. Ariko vertèbre za girafe zabaye développé kubera iki? Kuko ibyatsi yaryaga byabaga biri mu giti kiri hejuru. Avec le développement, la fonction a fait l'organe. Organe yabaye développé kubera icyo iyo nuza yari ifite. Ariko sélection naturelle, tout ce qui est faible finit par crever. Buriya faiblesse ya mbere ibaho ni faiblesse d'esprit. Moi je pense que iyo umuntu agize éveil akamenya intege nke yaho ziri, ça peut sauver quelque chose. Niyo mpamvu njyewe muri iki kiganiro j'implore et j'insiste kuri kubyuka. Kubyuka ni kuvuga ngo ni kubyuka, c'est vrai, il faut kubyuka mu gitondo, kubyuka mu mutwe, no kubyuka ni entraînement, mu exercice y'ubwenge, ari mu mirire, ari muri discipline y'ubuzima, no gushaka kumenya. Ukajya upasa ijoro ryose ukajya uvuga ngo uyu munsi ni iziki, uyu munsi nageze kuri aka, numvishe ibi. Nibyo urimo faible ukagerageza ukinga, ukagerageza kuzamura level. Kuko iyo société irimo kuavansa, niba abantu barimo gukora prise de conscience, ntago mumera kimwe nk'abo baje bakabafata mutazi ibyo murimo. Là aujourd'hui, ari hano muri Occident harimo décadence. Hari décadence iri morale, iri spirituelle, iri économique, iri kuri point zose. Sizi niba ureba hanze amaduka ari vide, hari nabo batsa amaduka bavuze ko abantu bazaza, abajene ubu ngubu barakomanda en ligne, no kuvuga amaduka arimo arafunga. Urabona ko harimo des changements. Kandi izo changement hari abantu barimo kuba penalize. Abantu bamenyereza business za kera zo gutegereza abantu ngo baraza, abantu bakiza. Abajene bahinduye faso yo kubaho, yo kwishima, yo kurya, abafata drogue zihuta kugira ngo basinde kare. Urumva ibyo byose ni société. Ariko umuntu ni we libre arbitre, nibyo navuga kuva kare. Hitamo ibyiza bijyanye nawe. Niba ushaka kudisparesa, écoute, kurikirana umuvuduko suivre rythme ya société. De toute façon, il société, il y a consommation. Il monde, il est fait pour détruire, il n'est pas fait pour construire. Koko umuntu muzima ntushobora kunyexplica ko umuntu ashobora kujya muri fast food bakaguhereza inkoko ingana gutya uri umuntu muzima uzi neza ibibazo bihari bya santé za cholesterol zaki ukarya kawegekaho amacupa 3 ya Jack Daniels ukavuga ngo uraramira kubaho iminsi iri imbere. Ntabwo ari pushisha abantu, ariko ari mu madone ifo kumenya aho urimo kugana. Ni wowe ugomba gushiraho curseur yawe ugana, ni wowe ushiraho curseur ya success yawe. Igihe utabyibonamo wivuga Afrika, njye buriya sigaye ndi umuntu usigaye ufite ukuntu ntekereza biri individuel. Ndi umunyafrika, nkunda Afrika, ariko Afrika n'abene wacu b'abanyafrika bagomba gutera imbere, bagomba kuva mu kavuyo. Ni naho mpamvu muri byo nshaka kujyamo byose ndi dissocier avec les désordres. Buriya les désordres et la médiocrité ça pousse vers le chaos. Na hano na hamwe wasanze abantu batera imbere cyangwa bagira icyo bageraho bari muri désordre. C'est difficile kuko umuntu wa mbere udiscipline c'est toi. Il faut pas ko abandi bakuzanaho désordre yawe. Je pense que n'umuntu agomba kwishira muri façon ya fonctionnement ye, akishiramo discipline, akishiramo ibintu bimwankuraja, akigira abantu bamwankuraja, abantu bari muri chemin. À ce moment-là, on peut arriver à sauver quelque chose. Ntabwo wabure inka wabure n'amahembe, kugiraho cyangwa umurizo, kugiraho ufatira. Esa ni akazi k'abantu bose, ni akazi k'abarezi, ni akazi k'ababyeyi, abana bakiri batoya, kubamenyereza amasaha yo kuruka, kubamenyereza amasaha yo kurya, amasaha ya siporo, amasaha yo kumedita, amasaha yo kwiga, ukumvisha umwana ko byose atari muri ekara, atari muri televiziyo, ku buryo ajya no kuri ekara azi ibyo arimo gushakisha, ku buryo amenya ko tugira umuco cyo kuza ugasanga umuntu ngo nuko yagiye kwereka ikibuno cye kuri televiziyo aribyo byatumye asakisidinga. Iyo ni fake, iyo ntabwo ari mayindi z'abantu b'iwacu. Mubwira ahubwo agiye yari atwerekeye akoresha application wenda ifasirita akazi runaka.
après nabo babikora nabo bihane et pas trop tard murakoze. Akandi kamwe Pascal, ufite umwana cyangwa se umuntu aje kukugisha inama, hari ibintu bibiri par rapport y'iki kiganiro twagize. Hari umuntu uprofita izi tekinoloji dufite akajya kwihinga agashaka kumenya uwo ari we, kwisitiwa mu isi, mu gihugu no muri univeri. Edayeri ubutaha tuzaganira ku kintu cya univeri, tuzava kwibi twaganire byo kwisi, tuzajya mu mwuka sibyo. So hari umuntu rero ushobora kwikosantra akajya kwiga ibyo bintu, akikosantra kuri astronomie akamenya ibyo ari byo, akikosantra kuri physique quantique akumva vraiment aho turi muri univers, akinjira muri iyo histoire profond, niba ari umunyirabura nkatwe akamenya amateka y'abasogokuruza, akamenya n'iki gitugu badutsindagiyeho imyaka n'imyaniko kugeza aho uyu munsi turi ingaruzwa muheto yabo twigeze duhaka. Ibyo iyo ubimenye bikurya ahantu, cyane cyane iyo ubonye bagenzi bawe ntacyo bibabwiye kandi batari myokomba. Noneho hakaba n'undi uvuga ati bo twaratsinzwe, narabyemeye, narayamanitse, so ngiye kwikorera aka business kanjye hariya, cyangwa se ngiye kwikorera ku ka engineer kanjye, mbona akashahara kajye kampa ibihumbi byanjye 2 cyangwa 3, nshaka undi mwana w'umukobwa nawe mu engineer, twibereho dufite ibihumbi byacu 5, 6 twinjiza buri kwezi, nta nubwo dushaka ibibazo byo kwisi, twigire hari amwira mega church, twigire mu rusengero, tujye tubyuka tubwire Kristo ko ari umucunguzi n'umukiza wacu ko yabikoze. Umuntu akagenda kiberaho tranquillement mu gipangu cye n'umudamu we n'abana n'akamodoka ke n'akazu ke n'umushahara we na Yesu we, kugeza arangije urugendo bakamushyira muri cya gikofre bakamuherekeza agatambuka amahoro. Kuri wowe umuvandimwe wawe, murumuna wawe, inshuti yawe cyangwa umwana wawe akugishije inama, wamugira yandi yo kujya kuri side yo kugira eveye nubwo biryana, cyangwa wamugira inama yo kwiyamanika akajya kwishakira biriya bimworohereza ubuzima? Après ikibazo mbajije kirakomeye. Ngewe deja nange mfite umwana umupapa, mfite umukobwa wanjye, nashatse kumubwira ufite akiri mutoya nawe mibare, physique, chimie, n'umuhanga cyane. Yabaye no kabiri niveau régional hano. Félicitations à notre fille. Noneho araho byageze ntangira kumwambeta, ambwira uzaba umuganga, uzaba iki, ibyo nakoze kandi nange nari umurebere. Urumva ukuntu abantu tumeze, ukabona ndimo ndamusakuriza, ndimo ndamucura umwuka, ari nigiye guri kigeze gufata naga telefone ke akubitaho rwara kwa ngo mbe umuhaye amahoro. Ntabwo tu peux pas comprendre, yambwira ngo tu peux pas comprendre, yambwira ngo tu peux pas comprendre, ngo ok ndabivamo. Après nange neze kureba nyuma ndavuga ngo kamera ko ibintu mukubwira umuntu ko ari ngewe wabitangiye nyirabayazana mu muryango, kuki se mubuza? Ese yambwira ngo ngewe imibare nago mbikunda, ngewe ndabitinda, yego ko mba nabitravailler, ko nkunda art graphique, j'aime l'art, j'aime le design, j'aime l'animation, nkunda programmation. Urumva nibyo yiga n'ubu ngubu ari muri kaminuza, muri école d'ingénierie yabyo. Araza arambwira ngo ngewe je peux pas by'imibare bya bintu byanyu mukunda kwiga mukaba abadokiteri biki ntabwo ari byanjye, ngewe ndi umu artiste. Aho yaranyemeje ko azi ibyo ashaka, yari amaze gukora bouke ye ku buryo yarangije baccalauréat, bamaze kumufata muri école, bamwe umwaka bakajya muri za prepa, we ari mu wa mbere ari kumwe n'abagenzi be. Yese ashiraho bouke ye n'abaprofessionnel babiri baba mu mwana ararenza, ubwo n'ubu ntabwo apoteya, ameze bien. Donc njyo inama namugire nimwe gusa, kora ikintu wumva gifite akamaro kandi ukunda kigushimisha. Buriya twebwe tuba dufite logiciel ya kera, nutaba dogiteri, nutaba ingenier, urumva iyo logiciel yaragaze. Tujye tuvuga ukuri, ntabwo ikimasha. Umwana agomba gukora ikintu kimufitiye akamaro, ikintu akunda kandi ikintu yumva ko azumva ari valorize mu indani. Nashaka no gukoropa, niba yumva ko ari byo bizamuhesha respect,
akabyiga akumva les tenets les aboutissants de la chose il faut la pousser buriya ni nabyo navugaga faut pas gusa kureba côté professionnel cyangwa pécunier amafaranga umuntu aganya cyangwa akazi akora ahubwo reba est-ce que umuntu arimo aratrouva inzira ye arimo arirealiza kuko nabikubye ko ubuzima buriya nicyo kintu numvishe n'urugendo umuntu akora kugira ngo ahure na wenyine buriya ngewe bya bindi najyagamo bya byushimiye nari ndimo byose ntabwo byari ibintu byanjye njye buriya nkunda abantu nkunda kupartaja nkunda gutanga nkunda guteka nkunda ko abantu bapasa igihe cyiza igihe kiri agréable j'aime bien ramener l'utile à l'agréable urumva icyo gihe uri muri iyo cheminema ariyo nzira yawe bituma niyo migisha ndayireseva y'abo bantu n'agakiza kanjye kari muri urwo rukundo rw'abantu bamaye ayo masengesho abantu bangaruriye nibyo bintu bituma mpagarara nkumva ndakomeye igihe abaganga bari barimo kureba muri za microscope ngo urapfuye ibyo nibyo byatumye ngaruka icyo ndumva muri abantu bose ikintu cyose wowe urimo gukora wumva ukunda cyangwa ushaka kwiga fo kugishyiramo iyo energy iri positive iyo energy yo kuba uvuga bino bintu nibyo nshaka nibyo nkunda ukabyiga ukabinonosora ukajya unabiririmba ahubwo waba uri umuserivere abantu bakwinjira muri resitora yawe akora ngo urye mukushi ukabasekera ukavuga ngo muraho mumeze gute ukabigira nk'ari ibintu bikurimo aho ngaho ibyo bizatuma uba itire pour société iyo energy wa communiquer positive iri ku wundi wa mbere wakiriye ashobora kuba afite intege nke azashaka peut-être kugukurikiza kuba nk'ukuntu umeze ibyo ni ngurumuri tuzajya tugenda dutanga ahandi n'ahandi ibyo nibyo bihindura isi ibintu mvuga ça l'air ça passe comme si c'était voilà le monde était monde de bisounours ariko oya ako iyo bikarikiye neza ukabishira mu bikorwa birakora njyewe aujourd'hui ndifuriza ko Afrika yaguruka ariko ndi umuntu ndi sévère umwana w'umwirabura wese mura nawe nta mikino ngomba kumuhata ingoni mbaka yumvishe ko agomba kugenda ari droit nta bintu byo kuvuzanamo bya wararaye ntabwo navuze ko utaba kandi udakunda abantu utasangira nabo ariko ibintu by'imikino ibintu ntabwo ndimo iyo ngiyo ibiri pa vers turimo gusohoka muri ibyo ngibyo byugarije umugabane wose kontina abantu bose bameze nabi ugasanga ibintu byacu byose biba biri sale nta mwanda ibintu bidasukuye nta suku yo ku mutima nta suku yo mu bitekerezo urimo gusenga Imana yikiza vraiment il faut ko dukanguka tukabyuka kandi voilà tukanashira hamwe ntabwo navuze ngo abantu mugende mu nkuni yawe wiyishe oya niba ari ikintu ushaka kungura umugenzi wawe ukabona ko ari muri fo kugira akantu kaga feeling ko kumva kandi ibyo ngibyo nabikubwiye ko ni Imana ibiguha Imana irabikwereka njye ari abantu nzi neza yuko bitashaka kuvamo nabashyize ku ruhande kandi nta n'imbabazi nabasaba je sais ce que je veux nzaho ngiye kazagera nabo n'ababishaka atabishaka de toute façon sélection naturelle izahaca kandi uzi byabaye muri sélection naturelle muri sélection naturelle ya mbere yabaye kwa Noah cyagiye cy'umwuzure abantu bagumye barimo kurya show byababayeho abandi bagize mu nkuge. So ladies and gentlemen, reka babwire ngiyi inkuge yanyu yitwa Uruhimbi Podcast. Umva niba ufite urufunguzo rw'inkuge ntucikwe. Ibi urufunguzo rw'inkuge ni umuntu umeze nka Pascal ufite ibitekerezo bitari bya bitekerezo tujya duhura nabyo mu muhanda, bya bitekerezo bigura ubuntu, bya bitekerezo byo gusetsa no kugutebya. Oui, Pascal aratebya, Pascal arasetsa n'umuntu kimwe n'abandi, ariko ni umuntu ukunda kwihinga, ni umuntu ukunda kwidokimenta, ni umuntu ukunda gusobanukirwa ubuzima turimo, epi ni umuntu nkuko yabibibwiriye mu minsi yashize yahonotse ku mubiri wari ugiye kwimukora. So ladies and gentlemen, once again rero niba utarakora subscribe hano ku Ruhimbi Podcast, this is the moment yo kubikora. Niba iyi video yakunejeje, kora share n'abandi bayibone, kora like, kandi ikirutaho ukubitemo comment niba wumva hari ikintu wasaba Pascal ko yazavuga, kuko ubutaha n'ubundi burahari azagaruka. Mubaza ikibazo hano muri comment
cyangwa se ukimbaze muri comment. Umva, niba ari ikibazo kiri très privé ushobora kukinyohereza inbox, nzagisoma, Pascal naza nzakimusomera akigusubiza. So ndumva rero twaganiriye, twaryohewe, twishimye. Reka dushimire Pascal bivuye ku mutima. Uyu munsi navuga ngo twaganire kuri filozofi, twaganire ku buzima, n'ubutaha tuzongera dukomeze. Nkuko sinari nibagiye kubibabwira ko hari n'ikiganiro, buriya hari n'ibiganiro tujye kujya dukora mu Gifaransa. Il faut que abumva Igifaransa babyumva, mujye muza mudukurikirane na Pascal, tuzajya tuganira mu Gifaransa. Nawe niba uvuga Igifaransa ufite topic, ufite ndase, waba uri umuntu utekereza nka Pascal, waba uri umubushe ukata inyama, waba uri umucuisinier, waba uri umwavoka, waba uri umumédecin, waba uri umushoferi, waba ukora ku muhanda, ufite icyo kintu cyawe ubayemo umetiriza, uri specialist, tuguhaye ikaze ku Ruhimbi. Ushobora kuza ukagipartaja n'abandi bakamenya uko ibyo bintu bimeze. So ngewe rero nanibagiye kubibwira, ndi Musa Mangara ku Ruhimbi podcast. Ndabasezeye kandi ndabashimiye, mbifurije umwaka mwiza w'2026 uzabere uw'amata n'ubuki, uwo kunguka no kurumbuka. Mw'uyu mwaka reka ntangire navuga ngo ntanga promo, reka mutangire nshimira ama-entreprise tumaze iminsi dukorana. Nahera kuri Nord Exo ubereye commercial na chef des opérations. Voilà. Nord Exo ni épicerie nyinshi, ni night shop nyinshi, na entrepôt, bafite na entrepôt, livraison en gros. Voilà, hano Rire. Ubwo bishaka turaza gupiningamo hano hasi contact zabo cyangwa se site yabo. Mwamaze gufungura site là? Oui, ari site, website irahari, ari na tout ce qui est interface digitale, donc Instagram, TikTok, muzabireba byose birahari. Turi no kuri Google, mutengo kudushiraho za avis, kandi mu minsi iri imbere turacyabategurira ibindi n'ibindi. Il y aura la petite restauration, il y aura pas mal de choses qui vont se mettre en place. Kandi n'abandi bari hano bashaka gukora indi mishinga tugane, turahari. Voilà, adresse zacu murazizi, n'abatashoboye mufite Musa arabageza kuri Nord Exo. Voilà, kuri Nord Exo rero iki kiganiro twakibahariye, twabahaye aka kanya kugira ngo abantu bamenye ibyo mukora. Mugira imyumbati, mugira ibijumba, mugira ibishyimbo, mugira inyama, mugira akabanga, mugira mayoneze, mugira kinazi, mugira kinazi, mugira soya, mugira igikoma, mugira ubufu, mugira indagara, mugira ihene. Umva ibintu byose birahari. So kurimo kuvuga ibintu bimeze nka biriya, dore imbogo, reka. So, ladies and gentlemen, rero natwawe murabizi ndi kumwe na Pascal, umwuka wera aba yatumanukiye, umwuka wera w'Imana nini cyane isumba atmosphere. So Pascal ntago namubwira ngo abasezere gutya cyane gusa, ahubwo nzi neza ko byanze bikunze bafitiye aka message yabitse ku mutima aza gusorizaho ikiganiro. So Pascal rero, once again, antenne ni yawe, basezereho ubahereze na kaga phrase cyangwa se ka kaide ufite ku mutima, nunashaka ubabwira igihe uzagarukira nabawe nawe ukaba wabo. Thank you very much. Murakoze, ndishimiye cyane kandi urakoze Moses kongera ko ijambo, kandi ndishimiye ko twaganiriye uyu munsi. Yego ntabwo munapfa kuboneka buri gihe, ariko munabonye umwanya araza agatebuka kareba, kandi tukaganira ku bintu biduteza imbere twese. Kandi baranizeye ko byo nabagejejeho ntimukabyumve ko mumeze nka cible, arimo gena arimo kubwira ikintu mbabwira gusa nuko niba ari ikintu wumva kigutushijemo, gerageza ukora uko ushoboye, ukoresha imbaraga zawe kugira ngo ugire ako attitude ko kwiremeta en question, kuko ni naho umuntu agera icyo ageraho cyangwa icyo yungukamo. Atari ibyo ngibyo, voilà, njyewe ndishimiye kandi mwaka dutangiye neza. Buriya ari ijambo umucamanza yambwiye, umucamanza wandiye amafaranga menshi cyane, ariko yambwiye ngo shari ijambo buriya buri gihe iyo ngitekereje nibuka, yambwiye ngo les conséquences soignent mieux que les conseils. Nibaze ko umucamanza abereyeho kugira ngo akugirire inama. Yambwiye ngo we iby'inama ntacyo bimaze, buriya ingaruka nizo niwo mwarimu mwiza, niwo mwarimu mwiza. Ariko mwenda bifurije ko mudahura n'izo consequences, ahubwo mutangire prevention hakiri kare, bigire ku nama ntibategereze ingaruka. Kandi
imana ibarinde murakarama. Thank you. Merci beaucoup. Naho utaha. Moses.